Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira intego yanjye ni ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano turaho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu rya Rayon ruhagoye mu ni urugamba rutoroshye ariko rugomba kurwanwa na buri mureyo. Bakunzi ba Rayon Sport bamaze imyaka irenga 4 nta byishimo bafite cyangwa se batazi ko igikombe icyo ari cyo cyose gisa cyane mu Rwanda gusohoka nabyo ngo byabaye amateka kuva bagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup ntabwo barasubirayo ariko ngo barabinyotewe. Ni Rayon Sport iri mu rugamba rwo kwiyubaka turi kumwaka ushizeho imikino n'ikipe ya Rayon Sport yatangiye kujya ku isoko ry'igura n'igurisha abandi basa nkaho bavuyeyo cyangwa se risa nkaho riremuye ifata abakinnyi bonye harimo abasezerewe na APRFC bagiye batandukanye nka Ahmed Mushimiyimana batigeze bishimirwa n'abakunzi ba Rayon Sport bitewe n'urwego bari bariho n'abandi bagiye batandukanye benshi bakunzi ba Rayon Sport bemeza ko bapfunyikiwe. Ntabwo byari byoroshye ariko kandi benshi bakomeza kugenda banenga komisiyo ya recruitment bavuga ko yabapfunyikiye cyane. Gusa kuri ubu ekipe ya Rayon Sport iri gutanga icyizere ku bakunzi bayo ko noneho ngo babona yuko byibuze hari umucyo ushobora kubavira nyuma y'igihe kinini batishimye bari mu mwijima ngo kuri ubu ngo batangiye kugenda babona bike bibereka ko byibuze hari urumuri imbere yabo rubereka yuko ejo hazacya. Nyuma y'ekipe ya Rayon Sport uwitwa Jean Fidel Uwayezu agize atya agafata uwitwa Gacinya Chance Denis na Prosper Muhirwa akabwira ati ni mwebwe tucize komisiyo ya recruitment cyangwa se nimwe mugomba kubigiramo uruhare kubirebana n'igura n'igurisha muzambaza ibindi namwe nzabaza abakinnyi beza. Aba bagabo bakinjira mu rugamba rwo kugura abakinnyi benshi mu bake ba Rayon Sport ngo batangiye kugenda bagira ubwoba cyane cyane abafite abakinnyi basoje amasezerano imitima yabo niri hamwe. Polisi, AS Kigali, Kiyovu Sport, APRFC nta yindi kipe bashobora kwikanga ntashobora kwikanga nabo ubwabo bari kwikanga imirindi ya Prosper na Muhirwa na Gacinya Chance Denis bafite ubwoba. Ariko ni mu gihe ekipe ya Rayon Sport ni ekipe iri ku isoko yaryenjeho mbere y'andi makipe. Inyuma yaho ekipe ya Rayon Sport mwaka washize yagendaga irambagiza abakinnyi bikarangira batwawe n'andi makipe. Ni ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda igaragarwaho gukurwamo abakinnyi ku buryo bworoshye nubwo witwa Jean Fidel Uwayezu yaje kugira gutya agaca agasuzuguro cyangwa se akavuga ko nta mukinnyi ufite amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport ugomba kwerekera mu yindi kipe iyo ari yo yose hano mu Rwanda. Byahereye kuri mukinnyi Blaise Nishimwe wifuzwaga n'ikipe ya APRFC ndetse ngikumva yatanga bishoboka byose ariko ikabona uyu mukinnyi. Ariko Jean Fidel Uwayezu arabwira ati kereke ni mu mutwara mu wundi buryo butari ubw'umupira w'amaguru cyangwa se mu wundi buryo butemewe na FIFA atariko inzira zindi zose mwacamo zireba n'iby'umupira w'amaguru uyu mukinnyi ntago mwamubona. Ni umukinnyi wa Rayon Sport wifite amasezerano kandi ugomba kuzayasoza. Ati nsaba ni ikipe ya Rayon Sport ntazagire utekereza ko azigera akuramo umukinnyi mu ikipe ya Rayon Sport tugikeneye ufite amasezerano. Ibyakomeje kugenda bigarukwaho n'uyu mugabo Jean Fidel Uwayezu. Iyi ni Rayon Yacu TV ubaye utarakora subscribe ashishikarizwa gukora subscribe hano kuri Rayon Yacu TV ukareba hejuru n'ara kazogera ugakandaho maze ko dushyira ikiganiro ukajya ugikurikirana mu ba mbere
ushaka kubana natwe muri groupe zacu za WhatsApp watwandikiye kuri 0788 ushaka gushyikira ikipe yawe ya Rayon Sport mu birana nigura nigurisha ushaka gukanda akanyenyeri 702 urwego S ugakurikiza amabwiriza kuko biri kuri affiche cyangwa se nkuko bigaragara ngo no gufasha Rayon Sport kwigurira abakinnyi muri ibihe bya recruitment ndetse n'abatoza. Ushaka kubigiramo uruhare rero ukanda akanyenyeri 702 urwego ugakurikiza amabwiriza. Iyi rero yacu TV ubaye utari umukunzi wa Rayon Sport ntabwo ushishikarizwa gukora subscribe hano kuri channel y'abakunzi ba Rayon Sport kuko n'ubundi ngo nta nzoga y'inyamunyo hano tuvuga ibya Rayon Sport gusa, nta yindi kipe tujya tuvuga, nta n'indi tuzi. Nawe Kanyama yayi na Kanyandekwe Gerard Diofili barayifata umufana w'umwaka rwa Rutabura. Ekipe ya Rayon Sport umwaka ushize ni ekipe yageze ishimirwa n'abakunzi ba Rayon Sport uburyo bitwaraga mu kibuga, ndetse benshi mu bakunzi ba Rayon Sport bakavuga ko bamwe muri abakinnyi bambaye umwambaro wa Rayon Sport ariko batazi icyo usobanuye, babonaga nta shyaka bagira, bakabona badakina nk'uko babishaka. ngo nubwo bakomeje kugenda bashima bamwe mu bakinnyi bagiye bava mu makipe matoya bagera mu kipe ya Rayon Sport, bakamenya ko bambaye umwambaro w'ikipe nkuru bakabyitwaramo neza, bagakomeza kugenda biharanira bagaragaza ishyaka cyangwa se banazamura urwego berekana nyine ko bageze mu ikipe nkuru. Abakinnyi bagiye batandukanye Hakizimana Adolphe, Nigena Clement n'abandi bagiye batandukanye nka Nishimwe Blaise bakomeje kugenda berekana ko bageze mu ikipe nkuru, nabo bazamura amazina yabo ndetse benshi bakomeza kugenda bibashimira uburyo bakomeje kugenda bitwara. Babiri muri bo baracyafite amasezerano, Nishimwe Blaise ndetse n'umwana muto Hakizimana Adolphe. Nubwo Nigena Clement we asoje amasezerano ndetse binavuga ko yaba arasinye imbanziriza amasezerano mu ikipe ya APRFC. Ushaka isaro ry'Inyanza kuri ubu kwiyubaka mu ikipe ya Rayon Sport niyo ntego, kandi ikipe ya Rayon Sport byanze bikunze igomba kuzaba ari ikipe iryana umwaka utaha w'imikino, kuko perezida wa Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu ukomeje kugenda bigarukaho ndetse n'abari muri komisiyo ya recruitment ngo babonye ikipe ya Rayon Sport igomba kuzagura abakinnyi 10 bashya. Ni ikipe ya Rayon Sport igomba kugura abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru. Ushobora kwibaza ni ikipe ya Rayon Sport izagura abakinnyi 10 bashya, mu bari bahari abazabanzamo ni bande? Niba koko izagura abakinnyi 10 bashya bari ku rwego rwo hejuru barusha bari basanzwe, ni ikipe ya Rayon Sport ishobora kuzaseza abakinnyi barenga 13 mu rwego rwo kugira ngo ikomeze yiyubake ibonera umwanya abandi. Ni ikipe ya Rayon Sport izazamuramo abana 4 bavuye kwa Mbungira n'ahandi hatandukanye mu cyiciro cya kabiri. Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami. Ni ikipe ya Rayon Sport kandi yatangiye kwiyubaka, abenshi bakomeza kugenda bavuga ko yubatse neza ubwo yakura ku mukinnyi uwitwa Osaruwe. Uyu ni umwe mu bakinnyi basinye mbere basinyira ikipe ya Rayon Sport, ndetse uburyo bwa Rayon Sport yakinaga na Bugesera FC mu gikombe cy'amahoro. Uyu mukinnyi yari yaramaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport, yarazi ko azambara umwenda w'ubururu n'umweru, yarazi ko sezitaha azaba afana ba Rayon Sport yabonaga ku kibuga bazaba bamuri inyuma. Ni umwe mu bakinnyi bagiye bagaragaza urwego ruri hejuru kuko amakipe atandukanye akinisha abanyamahanga hano mu Rwanda harimo AS Kigali, Kiyovu Sport n'andi agiye atandukanye akomeje kugenda mwifuza, ndetse hari n'amakipe yo hanze y'u Rwanda yakomeje kugenda mwifuza, ariko biza guhura nako yari yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ikipe yose yashaka Osaruwe Raphael ngo yaca kuri Rayon Sport kubera ko n'umukinnyi wa Rayon Sport uyifite amasezerano y'imyaka 2 azarangira mu mwaka wa 2024. Na mukinnyi w'umuhanga ndetse na ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda igaragaza ko guhuzagurika kwayo hagati byakomeje kugenda bikibazo. Ikipe ya Rayon Sport yafageze ifata icyemezo cyo kuzana Master abari ukina gatandatu, nubwo ikomeje kugenda byitwaramo neza, ariko kurunga abakunzi ba Rayon Sport bize ko icyo kibazo cyakemutse kuva ikipe ya Rayon Sport yaraguze Osaruwe. Kuri ubu ikipe ya Rayon Sport ifite abanyamahanga 3, Kwizera Pierrot, Osaruwe ndetse na Esenu.
kongera na Onana ibyo bitarasobanuka neza. Baba ari abanyamahanga bane n'ikipe ya Rayon Sport ikeneye abanyamahanga batanu bazabanza mu kibuga bari ku rwego rwo hejuru. Biravuga ko isigaje kugura abataka bane bari ku rwego rwo hejuru b'abanyamahanga. Harimo twakomeje kugenda tugarukaho, bakomeje ibiganiro nawe Boss bya Ruhanga n'abandi bagiye batandukanye. Equipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza ngo bari ku rwego rwo hejuru, ku buryo ashaka kuza bagafasha uyu Osalowe ndetse na Onana igihe yabagarutse mu bihe bye. Ni ikipe ya Rayon Sport igomba kuza ifite ikipe ikomeye cyane yubakiye ku banyamahanga batanu ngo bari ku rwego rwo hejuru n'abanyarwanda batandatu bashoboye barimo Nishimwe Blaise n'abandi turi buze kugenda tugarukaho ngo bamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Amarushanwa menshi harawasana. Uretse uyu wasare wasinye ikipe ya Rayon Sport, Hirwa Jean de Dieu n'umwe mu bakinnyi basinye ikipe ya Rayon Sport wifuzwanaga n'amakipe yose akomeye hano mu Rwanda, AS Kigali, APRFC, Kiyovu Sport, Polisi. Izo zose zaramwifuzaga, ariko ngaho Gacinyari ndetse na Prosper byaba bigoye ko hari undi ushobora kuhakandagira muri umupira w'amaguru hano mu Rwanda, cyane cyane kubirebana no kuganiriza abakinnyi. Byaje kurangira abakinnyi begukanywe, umukinnyi yegukanywe n'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ni umukinnyi wa Rayon Sport ufite amasezerano azarangira mu mwaka wa 2024. Ni umukinnyi mu Mutima Defense n'ikipe ya Rayon Sport kandi ikomeje urugamba rwo kugenda ishaka abandi bakinnyi, dore ko muri Mutima Defense Nigena Clement asoje amasezerano agiye kwerekeza mu kipe ya APRFC kuko ikomeje kugenda bivugwa. Nubwo bivugwa ko nashaka kuguma no mu kipe ya Rayon Sport, mu byose bigishoboka, ariko kandi ni ikipe ya Rayon Sport iri gushaka abandi ushaka kuza gufasha uyu mukinnyi. Harimo Faustin Usengimana bivuga ko yamaze kuganira n'ikipe ya Rayon Sport, nubwo amakuru amwe n'amwe akomeza kugenda amwerekeza mu gihugu cya Tanzania n'ikipe ya Young Africans. Ariko uyu mukinnyi ngo ntajya yibagirwa ko Rayon Sport ari mu rugo kandi ngo akazahagaruka, dore ko abantu bamukunda cyane ngo kandi nawe ni ikipe akunda. Si ibyo gusa ariko hari abandi bakinnyi bakomeza kugenda bavuga bamaze kurangiza n'ikipe ya Rayon Sport bazayikina umwaka utaha imikino, harimo Muhadjili Hakizimana ndetse na Niyonzima Olivier Sefu. Mbesuraho Mugema na Kasimu na Tanazi. Muhadjili Hakizimana ni umukinnyi ukomeje kugenda yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport mu myaka nk'ibiri itambutse. Nawe yagezeho yemeza ko yumva afite ideni abareyo kandi yumva ko azabakinira. Kuri ubu Hakizimana Muhadjili nta kabuza ni umukinnyi wa Rayon Sport ko yakomeza kugenda bigarukwaho. Miliyoni 18 ngo yaba yarazikenyerayeho mu gihe cy'imyaka 2 ushaka kuzakinira ikipe ya Rayon Sport. Uyu kandi si wenyine kuva mu ikipe ya Rayon Sport ushaka kuba yarangiza n'ikipe ya Rayon Sport. Hari kuvugwamo na Niyonzima Olivier Sefu, ni umukinnyi wasinye imyaka 2 muri AS Kigali, ariko ibikubiye muri kontra bimwemera kuzigendera igihe cyose yabonera ikipe, ndetse ngo kuri we agahibya agomba ikipe ya AS Kigali akikomereza. Nka ikipe AS Kigali ifite ubushobozi bwo kuba yamuzitira, cyane cyane ngo ibyo nibirebana na kontra yaba yarasinye, ku buryo umukinnyi ngo nta kabuza ashobora kwisanga mu runo umwe kuko yakomeje kugenda bitangariza inshuti ze za hafi ati ndifuza gusubira mu ikipe ya Rayon Sport. Ni famiye yanjye, ni ikipe nkunda, ni ikipe nagiremo ibihe byiza, numva ko mfite ideni kandi numva ko ngomba kuyigarukamo nkasubira mu rugo. Ntibyakomeje kugenda bigarukwaho n'abari hafi yawe Niyonzima Olivier Sefu. Bivuga ko kandi uyu mukinnyi ashobora kuba yaramaze kuganira n'ikipe ya Rayon Sport ndetse bakarangizanya, igisigaye akaba ari ikipe ya Rayon Sport ishobora kuganira n'ikipe ya AS Kigali bakareba uburyo baha ibyayo AS Kigali, uyu mukinnyi akajya mu ikipe yahozemo cyangwa se ikipe ya Rayon Sport, ikipe yamenyekaniyemo. Niyonzima Olivier Sefu igihe bageze mu ikipe ya Rayon Sport yumvikana ko mediane ya Rayon Sport ya Osalowe, Muhadjili ku 10 na Sefu hafi aho, Muhire Kevin na Nishimwe Blaise yaba ari mediane ikomeye cyane. Nikomeza kugenda bigarukwaho, ariko ikipe ya Rayon Sport yo ukubirana n'abataka irifuza abataka abanyamahanga bari ku rundi rwego. Iyi niyo Yacu TV, amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Njye nari Modric. Nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere, tube ba serugendo amahanga tuyahige.